nta muhungu utazi topito gusa bose siko baba bazi kuyikoresha neza. All the damn bad bitch bakubaza kujya kugira jigijige mbere yuko tujya kurikodinga happy. Ariko nanone iyo umuntu agiye kuri ruswa y'igitsina biterwa naho n'ukuntu ba waje witwaye gute ku mu producer kind of ba serious and then nawe aragutwara nk'umuntu uri serious. Imbarutso burya niyo yerekana umushuta mwiza utazi ikinyarwanda iyi ni nshobera amahanga. Roki rero ngewe Roki ntago nababeshya Roki mba mbona atari serious. Ewe fata ku mavuta irani indi filime ngewe rero ibintu byafata ku mavuta usibye kuba ntanabizi cyane urumva nawe mba mbona ari rutwitsi w'umunwa rwose. Noneho and blessings nizere kumeze fresh cyane wakoze subscribe kuri Moriox Media. Nicaye ni kuri Galaxy Hotel nziza cyane mbivuga. Niba ufite gahunda yo gusohoka ujye wibuka ko gusohokera kuri Galaxy Hotel hameze neza cyane. Imbere yanjye hicaye umukobwa mwiza wambaye neza araza kuza kumbwira nk'amafaranga muhagaze ku cyangwe ariho. Berne biteze ni sawa umeze fresh meze neza cyane. Ikaze kuri Moriox. Murakoze. N'ubwa mbere duhuye ariko nari nkuzi kuri televiziyo ntarakubona live. Meze neza. Cyameze neza ntaribi. Berne ni muntu ki imbere ya byose? Berne ikintu cya mbere nababwira ye nuko ari umuhanzikazi kandi umuhanzikazi ubizi cyane umunyarwandakazi. Yes, ikindi nkaba ndi umukobwa nyine ndi umwari. Uri umukobwa ushingira ku cyo uvuga kubizi cyane? Okay, burya iyo utwika ubutwika nawe ubizi kutwika niyo ugenda ububyumva nta n'ikintu ubwo kiba kitabigaragaza. Ibintu byose bigaragara like ntabwo ari ibintu byo gushidikanyaho. Noneho ndamutse ndirimbye nako ninza kuririmba nibwo murahita muvuga ati ahubwo ubivuga gake bakagombye kubona bikabiriza. Okay, uri umuhanzi utangiye umuziki ryari? Muri 2019. 2019. Experience ni yihe umaze kubona? Experience yo ni ndende, urugendo ni rurerure biracyanakomeza ariko nyine nk'ubwo umuntu amajije kumenya ukeneye iki, uragikora gute, urakinyuza he, biraca muri ihe nzira. Nk'ubwo ntago ndi umuntu mushyashya ku buryo ntazi ukuntu bigomba kugenda ngiye gukora video, ukuntu bigomba kugenda ngiye kuri codinga. Ya experience yo ni nyinshi kabisa. Ese nk'umukobwa biroroshye gukora umuziki? Impamvu bikubaje wenda ikindi kibazo kiraza kuza nyuma ariko biroroshye gukora umuziki uri umukobwa? Nta kintu cyoroha. Ariko ntago wakwitwaza ngo nukuri umukobwa ngo nurangiza uvuge ngo ibi bintu ntago wabikora. No, wowe nyine byimvamo uba wumva ufite n'ubushobozi bwo kubikora ariko nyine biragoye gukora umuziki uri umukobwa byo. Hari abavuga ngo harimo ruswa y'igitsina, harimo ka ruswa k'amafaranga kugira ngo bagukine, hari ka ruswa nyine ko kubuzeranye n'umuntu. Ibyo byose ni iki wahuye nacyo? Ubundi ibintu byose ni injuga. Urumva iyo utazi kujugaza abantu nyine biragucanga kuko okay izo ruswa z'igitsina zibaho ariko ngewe ntabwo irambaho nyine tu ntabwo ndagenda ngo umuntu abwire ngo tugomba kubaza kujya kugira jigijige mbere yuko tujya kuri codinga happy. Ariko nanone iyo umuntu agiye kuri ruswa y'igitsina biterwa naho n'ukuntu ba waje witwaye gute ku mu producer kind of ba serious and then nawe aragutwara nk'umuntu uri serious. Nuzana nyine ibintu by'ubwenseriye cyangwa ukazana nyine ibintu byo open cyane ngo nyine se nuko nyine niko agutwara nyine uko umuntu uruje umugana niko agutwara tu. Nta muntu wo muri showbiz cyangwa se uri muri industry bari wakujugaza? Ko nanjye I played smartira ntago zampfa kumfata izo njuga. Kuki zitagufata? Urabona ngerega ngewe ubundi nakuranye n'abahungu gusa. Ubundi ni ngewe ahubwo batera injuga instead yuko bo bazintera. Nuvuga ngo n'umutipe uri kureba hano Moriox bango Berne byibura nzamutera injuga zimufate gwe abakuyeho.
shakeretse erega injuga z'aba bajama zose ni inshinwa bazashaka injuga za danje nibwo banyemeza wenda ngavuga ati aha wanjugaritse nabyemera nanjye nafashwe naho injuga z'aba zose ni inshinwa usanga ahubwo ari njye ugomba kubigisha n'ukuntu bagomba gutera injuga. Uravuze ngo nta mujama nagutera injuga ngo zigufate cyane ziramfata kabisa. Wabinyumvisha gute ugeze ku myaka yawe? Ntago mvuze ngo ni myinshi cyangwa se ni mikeya, ariko ugiye kuvuga ko nta mujama nagutera injuga ngo zigufate? Nta mujama urantera injuga ngo zimfate. Nta mujama nagutera injuga byibura ngo agusome? Yo ahubwo njye mbatera injuga nkabasoma, nukuvuga ni njye uhitamo ahubwo. Urumva iyo umuntu agutera injuga nyine niwe uzagahitamo kariya na kariya na kariya, noneho ni njye wihitiramo sasa. Noneho wowe niwe uhitamo injuga ukabasoma, ni izihe njuga ubatera kugira ngo basome? Kuko umuhungu niwe utereta. Uragira ngo mvuge ibanga ryanjye? Umuhungu niwe utereta. Ntabwo narivuga ubwo nta muntu wazongera kwemera ko noneho mutera injuga. Umaze gutera injuga abahungu bangahe ukabasoma? Ni babiri. Bonyine rwose. Wabansuhuje bari kukureba. Ndabasuhuje cyane. Saliyuti namwe aho muri buriyizi murabizi kandi ko ndi Nike. Ako karabushyizemo niba ngo barabajugajura basoma. Ntabwo yabyoroshye. Yitwa Bernard rero yavuze ko ari umuhanzikazi. Mbere ya byose banza umpe kwanza akapela. Ndabizi neza ko abakobwa kenshi bamufite amajwi meza. Okay, kankohereza akapela rero karyoshye. Gatwika. Akunda umwana ufite umwanya mu mutima wawe, umufate neza we nta bintu by'amahande. Ye baba mbega vibe umana wagira ngo ni nk'ibi baba, nanjye ubu mpora ndi tayari kugeza tugeze finali. I'ma be a mamacita, nubishaka I'ma be a señorita. Nujya mburira umwanya, me like it, I like it the way you do me. Yo, you like the way you do me? You do you? Yes. Abakoze iki? Abakoze iki? The things nyene tu. Something. Ni hahandi umuhanzi yavuze ngo azaho akora ngo ugasara. Nibyo ni he? Akora nkaseka. Ni he? Ku mutima. Indirimbo zimaze kuba zingahe? Ubwo majije kugira indirimbo 3, ariko hakaba hari n'izindi nakoranye na Mario 2. Ahubwo kucyo wamusize? Mario rero ari ibintu ari kwirukankamo. Hari ingoma ari kwirukanka ho nyine ari gushaka ibintu byose kugira ngo abishyire ku murongo. Turenda gukora video, ari ingoma twenda gukora. Ewana, ahubwo much respect to that guy kuko ari gukora akazi rwose gakomeye cyane ahantu ari mu musabire ho. Njyago renze ko ari manager yigeze kunyeza indirimbo yitwa ngukira muri kumwe. Turi kumwe yitwa My Hood cyangwa yitwa Only One. Ntago nzi ya ndirimbo umwe mujye muturu tw'utuntuza tw'urukundo cyatwo tw'udushego. Gusa ubwo ngubwo si oya ntawe ndirimbo turakorana y'igishego. Irahari indirimbo dufite ntako nta n'indirimbo y'igishego dufite. Guteze aziko nabyibagiwe. Oya ngenda bizi ko hari indirimbo y'agashego mufite urumva. N'ikimenyimenyi reka ngiye nyishake ndabizi neza ko ndi buyibone urumva. Ni indirimbo mwakoranye ntabwo nibuka ariko kandi kukubwira nta ndirimbo y'igishego tugira. Indirimbo y'igishego gusa itopito ndembira ko itopito itopito wumvamo igishego nyine ngabanze ririmbeho abanyarwanda baratubwira nta gishego kirimo. Okay, utazi itopito se ninde teretse utaratobya kondo. Itopito ndimo nkubwira wa yitiranyagura ikibondo. Imbarutso burya niyo yerekana umushuta mwiza. Utazi ikinyarwanda iyi ni inshoberamahanga. Itopito ishwanyaguza ikibondo. Itanyaguza. Oya utazi itopito nyine ni utaratobya kondo. Noneho
none se ibintu ndi kuvuga ibintu majije kuririmba si ubyumvishije nese yari ikibazo witubwiye ndavuga ngo utazi topito utaratobya kondo itopito na kondo ufite ubwo n'ubwana sibyo noneho ngo itopito itanyaguza ikibondo ntabwo itanyaguza ikibondo ibyo byo ntabwo nabiririmba ongera uririmbe twumve utazi topito se ninde keretse utaratobya kondo itopito ndimo nkubwira yitiranyagura ikibondo komeza mbarutse burya niyo yerekana umushuta mwiza utazi ikinyarwanda iyi ni inshoberamahanga ni umushuta mwiza arasahe umushuta mwiza nyine aba agomba kurasa muri tageti ya fureshi kandi ntahushe araboro niyo uri kuri vasi ya kabiri ntabwo nibuka aho ariho ariko nabizi neza none se udushego two ntabwo turirimba ntabwo ndirimba ibishego njya ndirimba uturirimbo twiza tw'urukundo ahubwo iriya y'itopito niyo ndirimbo y'abapeti ahubwo bakagombye kujya bumva abapeti bagikoresha amatopito naho izindi zose ndirimba ni uturirimbo tw'urukundo rwose abantu muri mu rukundo mungane mbaririmbire ewana none se ubundi uririmbye igishego byagutwara iki cyangwa ukabyemera kubiririmba cyangwa ukabwira nk'abana ntibajye kuri cano bataza gusa kubona ibishego n'indirimba igishego nindamuka ndirimbye igishego rwose nizere ko abanda 18 rwose bazahita bibwiriza bakajya kureba amatente ariko ubu ngubu ntabwo ndaririmba ibishego n'indirimba ibishego nzahita mbashyiraho limite abapeti baba anda 18 ajya mujya ku macano y'amakatuni kuri cano yanjye niharamuka hagiyeho igishego ubwo nyine abapeti bose nzaba mbirukanye iyi showbiz uyibona ute iyi showbiz rero reka ukuri rwose irakaze ibintu byose ni kata abantu batazi kata ntibazaze gukinira muri iki kibuga cya showbiz rwose bazihangane bashaka bajye gukinira hehera none tuzabohereza muri China wa mugani cyangwa nko muri Congo ntago umuntu ufite imikino yaza muri showbiz yo mu Rwanda iragoye isaba ikofi wa mugani wa Marina rwose irasaba pepa noneho ikindi isaba no kwihangana no kugira injuga rwose nuko bimeze nuko nyibona showbiz yo mu Rwanda kwihangana no kugira injuga ubivuze nk'umuntu wababajwe cyangwa ufite akababaro runaka ka showbiz we ntabwo ari akababaro burya ikintu cyose niyo cyaza ari kibi niyo cyaza ari hardship gisiga kikwigishije yes so mu bintu warumbajije ukuntu mbona showbiz yo mu Rwanda ewana harimo ibintu byinshi by'ingorane kandi ntabwo biba bigomba kuza ngo bikubabaze ngo uhite urekera ugomba gukomeza niko bimeze wigeze bakakoramo barayikwima ukumva rwose ibintu uri kumbaza kwikwima se gusa ahubwo ko banakwirukana n'imigeri cyangwa bakakurira n'ikofi shaho rwose nta bintu by'imikino bafite urumva akakurira utwawe akanakwimakoramo ninde wayikwimye ibyo bintu ntago wabivuga noneho bahita banakugurukana usibye no kuba barakuriye ikofi yawe niko bimeze uceceka ikibazo cyawe ugatuza nese urumva niba ubiceceka bizashira bite kandi babarira amakofi ntibanabafasha urumva njyewe ibyo ni ibintu nzahindura ningera kuri standard nziza mu gihe rero ntari nagera kuri standard nta nubwo ikintu navuga ubu ngubu ntago cyahabwa agaciro cyane ariko nimara kugera kuri level nziza ndi kuvuga nti okay noneho mfite audience iri kunyumva that way nshobora kugira ikintu mpindura muri music yes harabura iki kugira ngo ugere audience rero uzi ikintu kiri kubura ntabwo nari nakora ibikorwa bihagije ariko nibyo ndi kubategurira ngiye gukora ibikorwa bihagije abanyarwanda mu gihe noneho kujya mwakumva umuhanzi utwika koko umuntu mwabuze muri industry mugiye kumwumva imitima yanyu yose ngiye kuyiruhura ubu noneho ngiye kubahereza ibikorwa mwifuza mu mitima yanyu byose kuko nshaka kubwira ati ngiye mfite na maji rero zo kureba ibintu abantu bakeneye ubu ibintu mukeneye ndimo ndabireba ngiye no kubishyira ku murongo kabisa ugiye kuruhura umutima cyane ugiye kuruhura imitima y'abanyarwanda kabisa abakobwa ni ikihe kintu bakora udashobora gukora nubwo uri umukobwa
nubwo ndi umukobwa ikintu abakobwa bakora ntashobora gukora ni ukwiryagagura ibyo kwigira gutya okay nakoreka ndeke kubyita nabi nago ngiye nashobora gusireyinga nibyo kubera iki utabishobora ewe uzi kugira ngo nzabishobore bizansaba nabyo noneho kubyiga nukubifatira classe nkagenda ngiga ukuntu basireyinga kuko ewe okay wenda nuko ntabanye cyane n'abantu basireyinga noneho life yanjye ukuntu iteye ni life y'aba hustler gusa rero noneho ndi n'umuntu wo muri January hano mu kwa mbere buriya tuba twaranagoye noneho rero ubwo rero ikintu cyitwa sireying ntago kijya kimbangukira nese ubwo umuntu akubwiye ati ngiye reka rwose urumva turi kumwe turi za Dubai reka dusireyingi cyangwa dufata utuntu tw'udusinapu tugire dute dusireyingi turya ubuzima ntabwo wadufata reka nkubwire ikintu cyonyine cyatuma mbikora nkanabikora at the perfection harimo ikofi ni ukuvuga ngo wakubise ipinda hariya gusireyinga nanjye nahita mbikora numva tu easy too simple ariko amafaranga atari kuvuga nago nakumva impamvu ngiye ngomba gusireyinga se nawe ndi gusireyinga ibyiki amafaranga avuga imbere yawe ni nkangahe tuge nk'amafaranga yaguhagurutsa hano umuntu aba ati ngiyewe rwose Bernie ngiye kumuhagurutsa hano mujyane za Dubai cyangwa se mujyane runaka aba ari amafaranga ashobora gutuma avuga reka nkubwire nta n'ubwo ngoye amafaranga washyizeho aka M niyo kaba ari kamwe kuzamura hapfa kuba handitseho M hariho M twagiye nese ubwo mugezeyo bikaba ngombwa ko agusaba iby'abakuru se kandi urumva ntabwo umuntu yaguha one M for nothing oya ubwo twaba twagiye mu gusireyinga ntabwo twaba twagiye mu gucuruza body bijya mu byo gucuruza body ni yindi sije iri ku ruhande imba iri gusireyinga ukambwira ati amafaranga guhagurutsa nangahe tujye mu busireye andikaho M inyuma y'ifaranga ryose uri bubwire ntari bituragenda bashyiraho 1 2 3 no gusireyinga noneho tugiye kongeraho noneho andi ari butume noneho habaho body usage nyine kugira ngo akoreshwe imibiri reka ndakubwiza ukuri utumye njya no mu kirundi rwose amafaranga yatuma tujya gukoresha body kuri njye ntayabaho ntagabaho rwose ayo mafaranga kariya ni akantu n'Imana yarakitegereje igashyira hariya yagatunganyije urumva uzambwire ko hari umuntu wakubwiye ko hari ikindi kintu kiryoha kurusha biriya bintu so Imana nayo yaragira atekereza agacaba abapipo banjye ngiye kubashyiriraho akantu gatwika rwose nibajya barya show bajya batwika kweri at the fullest so kari akantu ntabwo wagacuruza ngo bikonde kandi ari abagacuruza nyine bariya nibo batazi agaciro kako buriya kari akantu baba bagahaye valeri ntoya cyane rwose kurusha iyo gafite ese wigeze ugerageza ku buryohe bwako wigeze ugerageza ku buryohe bwako ntabwo ndagerageza kuko Bible imbwira yuko igihe cyanjye kitaragera kurya ibiryo bidahiye ntabwo biba biryoshye ni ryari umenya ko byahiye ubwo biriya biryo byo nzabiryaho ariko nashatse umugabo nako ariko umugabo yanshatse yagira umuntu akandambagiza akanshyira amago tugakora igikwe nzahita njya kuri biriya biryo yitwa Bernie rero turi kumwe kuri Moriox Media ubuhanzi bwawe ubusobanura nk'iki ubuhanzi bwanjye rero busobanura nk'ikintu nkora from my passion ni ikintu nkora urumva ni ikintu nkora bitangoye ni ikintu nkora nifuza gukora nkagikora numva nanjye ndi fit yo kugikora so ukuntu nasobanura n'ubuhanzi bwanjye rero navuga ko ari ikintu kiri wide kigari cyane kuko umuziki wanjye ntabwo ufite limite ndimo ndakora ibintu ndi gutegura ni ibintu biri ku rwego nanjye iyo mbitekereje ndavuga ati ino level uru rwego noneho ibintu biriho iki nicyo bita umuziki ubundi ni umuziki wanjye ukuntu nawusobanura navuga nti ni ikintu umuntu wese azisangamo
cyane cyane ko abantu bashaka kurya show abantu bafite amarira muyajyane ku ruhande ntago ngende ndirimbira abantu bafite amarira ngende ndirimbira abantu bashaka kurya show uwo niwo muziki wanjye. hari ababifata nko gutwika bati none se ko Brian yaje agatwika agakora umunwa gufata ku mavuta yaje agakora umunwa ko yakaga yaje agakora umunwa Berni we si umunwa azanye so gutwika nyine. None se reka nkubaze umunwa ko mwuzanye umpaye ingero z'abantu bazanye umunwa kandi bagatwika koko baranatwika koko ahubwo much respect. Kuki wibagiwe na Kimomose bose n'abatwitsi b'umunwa ku munwa tayari. So nimba nzanye umunwa rero ukaba uri tayari kunyumva no kuntega amatwi agomba gushya. None se ubwo sintwitse abandi bazanye umunwa bagatwika nanjye nkabazanye umunwa noneho full package. Ubu ngubu uri kumva murankirira hehe ubwo nanjye natwitse byaragiye. Ese Brian umufata ute nk'umukobwa uri muri industry? Brian rero ngiye rwose muha respect ya danje. Uriya ni umuntu ni umuhasala ni umuntu noneho ibintu bye abikora ku murongo kandi ntago agira ibinyoma. Ni ukuvuga ngo yaguhaye ukuri ntago uca ku ruhande direct gutya. Urumva ikintu umwemerera rero uriya mu baby ntago afite ubunebwe. Ubu urabona ko ari tayari nta bintu by'ubunebwe afite. Kabisa. Naho fata ku mavuta fata ku mavuta iriya ni iyindi filime. Njye rero ibintu byafata ku mavuta usibye kuba ntanabizi cyane. Urumva nawe mbona ari rutwitsi w'umunwa rwose. Noneho umunwa wiwe atwika jagaraye ntago tujya tubimenyera ibintu byiwe ngo uvuga ngo uyu munsi ni ibi ejo ni ibindi. Imitwikire y'uriya mujama nanjye I don't understand rwose. Tujye kuri Rocky rero njye Rocky ntago nababeshya Rocky mba mbona atari seriye. Azi gutwika ariko ibintu njye reka bivugishe n'ukuri Rocky njye mba mbona ibintu avuga nk'10% ari byo biba ari ukuri. Ibindi byose mba mbona ari ibinyoma. Uriya mujama cyakoze afite injuga azi kujigarika abantu neza ku rwego rushimishije rwose kandi nta nubwo wabishidikanyaho. Ibintu yakubwira tuvuga ati cyakoze no mu papa ari na seriye rwose no mujama ari seriye kandi ibintu avuga rwose 5 cyangwa 10% nibyo bintu biba biri turu nibyo bintu umuntu aravuga ati aha wavuze ukuri. Ahandi hose ni injuga gusa. Ni kuvuga ngo nka filime asobanura byose ni nk'atubeye. Filime zirazo kare nta kandi kazi turi kuvuga mu mitwikiri. Akazi kiwe rwose respect agakora neza. Ariko ku kintu kijyanye n'umunwa no gutwika no n'igikabyo cyakoze ni nayo mpamvu abona urumva kambyihorere. Ariko aratwika kabisa ubwoba nicyo arigiye kuvuga. Oya ariko nyine ariko ubundi nuko abantu baba badashaka kubyumva gutwikisha umunwa ni sawa. None se abajama benshi si babona ibiceri n'ibiraka byinshi none se yakwamamariza izi nganda zose n'urwunge n'amayoga byose atari umunwa. Ahubwo aramutse acecetse ntabwo yazongera gukora ku mafaranga. Naho sibo manager arabe nta kintu namuvugaho nta kintu cyadanje muziho ukuri yatwika nanjye kuriya niko mbibona nta kindi kintu muziho. Ari indirimbo yuzi indirimbo ya sibo ya Super Manager. Super Manager Super Manager niwe tugezeho. Super Manager rero uriya mujama nta giceri na kimwe agira ariko nazi gutwikisha umuntu. Umva abanyarwanda arababeshya ati rwose mfite ikofi mba natwitse ngo Super Manager yazaje akamanaginga tukareba rwose. Ubu se ufite iriya kofi ukaba uri umuhanzi nimba iriya kofi avuga yifite ko ntarabona akora nk'ibintu nk'ibya Davis nko mu mavideo babadahu bararahu bira nibiki bira bintu ufite ikofi wakora bira bintu ariko ni dance ngo ni kwikorwa. Ira ni dance uriyahe niyo muri China nakubwiye ngo abantu badufitiye ibintu by'inshinwa gusa. Super Manager ntago mwemera rwose ntago ari rutwitse kandi afite imodoka ye yamariza Tom Transfers
sura badafite ikofi nanjye se ko mfite imodoka urukumva ari ibidanje se ntago ari ibidanje rwose kugira imodoka noneho usibye n'ibyo wazaje ukansura ukareba none inyubako mba ibyo bintu uri kumbwira ni ibi uravuze ngo super manager n'akana super manager nanjye ndamurusha ikofi rwose ntatubabarire. Okay, ndi muhanzi wakushugaza kugeza ubwo mugeze ku ngingo uvuga ati rwose uyu nguyu yanjugaje twagera ku ngingo? Umuhanzi wanjugaza tukagera ku ngingo yo kugira jigijigi cyangwa iyindi ngingo jigijigi sha mu Rwanda mbo tureke no kuvuga n'umuhanzi nta muntu wanjugaza ngo tugere ku ngingo ya jigijigi atari njye wabihisemo. Ntago rwose tugeze kuri iyo ngingo ntago byaba ari grâce yuko uzi gutera injuga ubwo ninjye waba wabihisemo nyine tu. Okay, ntaribi reka noneho wavuze ko super manager dancer aririmba utazi ibyo ari byo ntaribi reka rero tujye ku ndirimbo zawe banza umumera akapera ati banza wumve ibyo ndirimba ngewe. Okay, kanze mbanze mu akapera yumva ibintu ndirimba nawe agenda nabitekerezeho akose ubundi ubu ngubu super manager ntabwo nzi ntago ajya mbona ku mbuga ntabwo bizi. Okay, reka nze mukubita akaririmbo keza kabisa. Yo umunsi umwe igihe kimwe nzakubwira ijambo rimwe rigaragaza ko ntandukanye n'uwo bavuga. Humura mama darling sinzatuma na rimwe wicuza icyo wankundiye. I can never break your heart, you know, as long as I know that you trust in me, babe. I can never break your dreams. Yo, banayita savage. Abantu bari mu rukundo mugende mureba ko karirimbo ni keza vraiment nanjye ndakaririmba nkumva ndimo ndagenda njya mu rukundo. Merci beaucoup. Ufite ijwi ryiza kabisa rwose. Yego murakoze. Abanyarwanda ariko bari buturebe bashyiremo comment hasi batubwira ukuntu bari kumva ijwi rya Bernard ariko ndabizi neza ko ari sawa. Ndirimbira kuri vanilla. Kuri vanilla. Okay. Akunda umwana ufite umwanya mu mutima wawe umufate neza we na bintu by'amahane. Baba mbega vibe mana wagira ngo ni nk'ibi baba nanjye ubu mpora ndi tayari kugeza tugeze finali. I'ma be a mamacita nubishaka I'ma be a señorita nujya umburira umwanya I like it the way you do it. Wow, ufite vibe nziza. Ninde muntu wifuza ko muzahuza vibe mu ndirimbo wumva ari nk'inzu bati uyu muntu duhuje vibe byaba ari birenze? Ngiye rwose muje vibe n'umuhanzi nubwo ari umwapukame ariko ni umustar man amajije ko umustar Okama cyakora next interview tuzayikora turi kumwe na Okama. Umva wawe ukoze ikintu bitakundemera noneho nanjye aho nganda byemeye. Next time after indirimbo cyashye giye gusohora ari kumwe na Kelly Soul ariko ndabizi tuzakora interview turi kumwe na Okama. Azaba hari kabisa. Umukundira iki? Nkunda vibes uramujamo. Rwose none ibinakora arabifiringa. None iyo ndi kureba video yiwe shasinje nyirambirwa yala ewe cyado umufana kabisa w'imbere cyane wa Okama. Uyu munsi ashaka kuza nko kura nk'ikiganiro ni cyamubwira? Ndamubwira ati no much respect kuri uyu musaza ariko nasubwo namubwira ngo nta nubwo nzi n'ibintu ubwo nyine nabimenya bimbaye ariko natamubwira ati cyakoza teach me something. Nyumvira nyine ubigenza ute nk'iyo ugiye kwandika indirimbo vibe ziza gute noneho afite ukuntu atondeka amagambo yiwe bikaza biri too sweet kandi wumva byagiyemo neza byose fresh nta kintu kiri kujabuka urumva. Noneho hari ukuntu umuhanzi akora indirimbo ukabona yuko ajya gukora indirimbo yarabanje arabitekereza ntago yari ibintu byajagaraye. Ni ukuvuga ngo hari igihe utekereza nk'indirimbo
ukahita ugenda muri studio ugahita ukubita, ntuzi n'ibijya imbere, ntutekereza no kuri video ukuntu bizaba bimeze. Actually Okama we noneho yakoze ingoma aba yarangije no kuyitekerereza video, ubu ubona yuko ari ibintu yateguye, nyine ari umuteguro uri ku murongo kabisa. Inde munyamakuru cyangwa umuntu muri showbiz kuri Isimbi bikakubabaza? Aya ntago ibyo byo twabivuga. Ni benshi nyine tu, ariko ubwo nyine ni ukuvuga ngo ntagomba nigaragaje kuri level nyine bo bumva bariho cyangwa se bumva bakeneyeho ibintu. Reka mvuge ngo wenda ntago nari nakaba convince, nagomba judging kuba barandiye sini buriya niko biba bigomba kumera. Kuki utinye kumuvuga? Utinye ko azanga kugukina? Byana gukoraho rero buriya yakuraburiza. Ariko iyo wakoze umuziki mwiza mu Rwanda basigaye bakina umuziki mwiza. Yego nyine niyo mpamvu ndi kukubwira kuba barandiye sini icyo gihe byo byarambabaje. Ariko kuri ubu ngubu nkurikije ibintu majeje kumenya muri showbiz, naravuze nti ahubwo nta nubwo bazi no kurya sini ngo banongere banayikurye. Usura wari uri kugaragaza iki? Nta kintu icyo gihe nari mfite, niyo mpamvu ntaba judging. Icyo gihe nta kintu nagaragazaga, nta kintu nari mfite cyo kwerekana gifatika nyine tu. Ubwo niyo batandya sini bakamatayimu nkahita ngenda nkikwamira, si bari kuba bataye umwanya wabo. Ariko byatumye utekereza kuri product ugiye gukora? Byatumye mvuga nti noneho next time umuntu nujya no kwerekana ikintu ujye making sure ko ufite ikintu kizima kiri kuri standard, ku buryo nawe nakireba no kugihakana biri bumunanire. Nanjye nicyo kintu yambwiye abahanzi, kora byibura product nziza. Ngiye n'abari kuri Moriox, iyo umuhaye indirimbo nkabona ntabwo iri kuri standard y'izo ngiye mfata, ndakubwira nti so better ko twakora next time. Ahubwo ngenda ukore product nziza. Bamwe rero bibwira, bamwe babyakira neza abandi bakabyakira nabi bitewe n'uburyo wenda wa muntu yarakwifuzaho service, ariko nanone yagiye gusubiza ubwenge inyuma hari cyo umufashije kurenza uko wahita wakira cya kintu, cyangwa se ukahumura ikintu akakwaka amafaranga ariko ntabigufashemo. Rezmake nge nta n'amafaranga nyafata y'abahanzi. So rero niba uri umuhanzi ugenda ukore product nziza ku buryo nyine uzica bati wow nanjye hangana kisemo imbaraga. So then next time nabwo ushyiramo izindi imbaraga ziruta yindi wakoze ubushize. Mukanya wari kuririmba araje bari abakobwa bari hariya bagukomeye amashyi, nubwo ubungu batari kukureba ariko bagukomeye amashyi, bivuze ngo hari cyo wakoze cya danje. Rega nkora ibintu by'ibidanje gusa ntabwo nkora ibintu by'ubufu. Ongera ndirimbire urari. Okay, so noneho reka nkuririmbira akaririmbo ndimo nandika muri iyi minsi. Agiye kugushonesha noneho. Nshonesha nari? Okay, karavuga ngo ndakuririmbiraho gato. Ni gato batazakiba. Okay. Fata umwana on the low, tera umwana takimuhe move on the flow. Yeah, fata umwana on the low, terura umuzigo kuri light iri low. Fata umwana on the low, tera umwana takimuhe move on the flow. Fata umwana on the low, terura umuzigo kuri light iri low. Yeah. None akakota gashegu koko. Umva mubwiye ngo tera umwana on the low. Yes. Tera umwana taki. Yes. None nyine saza umwana ku buryo ntajya bari na wenyine najya avuga ati ariko kiriya gihungu cyarancajeje ni nayo none se taki si umwuma? Taki taki igihe hano narindi kuririmba ariko akundi uba wumva rwose uriya muntu utamwibuza. Abantu bakundana rega bari kubyumva ibintu ndimo ndavuga, ubwo wasanga udafite umukunzi niyo mpamvu uri murambaza bazumva, niyo mpamvu utari kubyumva ariko uzi ko ari byo. Ubundi umwana inana yawe utereta ugomba kuyitera taki ku buryo mu mutwe wiwe yumva Rese amutera taki n'amagambo gusa. Guki? Nise ubwo ngo wajya gutereta udafite amafaranga. Ibi bikira. Nese ntihari abatereta badafite amafaranga. Ubwo nyine ubwo se ubwo ariko wambabariye watereta udafite amafaranga ute? Ari gihe utereta n'amafaranga. Nene se nana yawe ko mudahorana uba wayihamagaza iki se nimba nta n'ibintu ufite cyangwa se ubwo ngubwo waba utereta umwana yakubwira ati ko si sweet heart wambabariye ukampereza nka 5k ugatangira ukareba ngo nkwe wapi gutereta n'ibiceri. Impamvu izi njuga zaba bajamo zitajya zimfata. Nese nta shero ufite? Sheri nawe mfite. Barakwiye. Bimbajije bagahita bimbabaza.
bihangana arakwihakanye ahubwo se ariko uzi ko ari byo ngomba gushaka sheri niko bimeze akajya gutera ataki ariko ubwo nzabona umusheri untera atakira ko kunyemeza bigoye nyamara barahari reka ngerageze muri iyi minsi hari abagabo b'abakozi b'abakozi ku buryo nyine gutera ataki wantu cyakoze abo bajama ko tutarahura disi we cyane ntabwo ngaragara ndi minisikire buriya ariko buriya n'uwanjye azaza ntabyaje reka dutegereje twihanganye muri minisikire nshobora kuba ndatome abo bajama kuki batandomarika ngo bajye banambwira ati shapeti ngo hano tugushoneshe reka mbende azi kuganira byagari uyu munsi uramutse ugize amahirwe yo kuvuga ngo noneho ugiye gufata umujama uzagutera ataki wawo ni nyine uzakwemeza wafata nde muri iyi showbiz bwati rwose uriya azantera ataki kuki ushaka kumvuga abantu bo muri showbiz ariko se nuvuga utazwi none ntabwo reka twumvera katwumva aba bajama twumve wantera ataki n'indera hose buriya arahari ntawe nuko wenda ushobora no gusanga hari ariko mu by'ukuri ngewe nkaba mbona atantera ataki nyine kubera ko ntigeze muturayinga rero sirigize urumva ntago nahita avuga ati ubwo mvuze gutyo naba mvuze umukurashi wanjye navuze turamu rwose narashize ariko ntago mba nzi nimba koko yantera iyo taki ukurashi wese ni buriya sarahari nta muntu uranyemeza rwose uravuze ngo ngiye sinakwemeza sinagutera ataki ibyo ngibyo ndabivuze kuko nanjye ndi muri showbiz keretse ngo uturayinze nyine urumva ntabwo wavuga ngo iriya nzoga iraryoshye utarayinywaho ntabwo wavuga ngo iriya nzoga irasindisha utari wayisinda urumva hari ibintu umuntu ugomba ukavuga ati kariya kabiswi narakariye kararyoshye none ubwo nabivuga gute se ntarabacurayinze ngo njyeho no kariya kanyobwa kararyoshye narakariye none se ntabwo wabivuga ibyo ngibyo utarabitrayiga umeze nk'umuntu w'umurasta n'uburyo na kara hari amakara ufite hari ingofero uburyo yambaye hari uburyo wimereye nyine urabona ko uri rasta woman n'uburyo wambaye ni timba ariko iri mu bwoko bwa ifite umwenda wa jeans wahisemo gute kwambara gutyo rero njyewe deja abarasta bose niko bamera umurasta ava akagera iyo agiye guhitamo ibintu yambara ahera ku bintu bitari bumubangamire so njyewe gutya ndi kumva ndi comfortable ni ukuvuga ngo iyo ngiye guhitamo imyenda cyangwa se niyo umuntu agiye gushopinga avuga ati uyu mwenda nkwambaye rwose nakumva ndi comfortable ahantu hose najya nta ribi ikintu cyose naba ndi gukora ntabwo uyu mwenda wambagamira urabona nanjye nakubwiye ko ntazi gusireyinga ubu hari imyenda ntashobora kwambara nk'ubu sinshobora kwambara ano makanzu y'amasware n'amakanzu ari sexy n'ibiki ntabwo nakumva se ubwo bimeze gute sinzi ukuntu biba noneho ngo amahaye heels kugenda udigadiga mu muhanda uri mu biki wakambaye ibintu bituma utera n'igitambwe ukumva kuri gutera igitambwe uri tayari neza n'uwakwirukangana wakiruka uri kudigadiga rero ujya ubibona ukabona umubebe hari n'igihe aba azi kuyigenderamo inkweto pe ariko kubera ko bibaye ngombwa ko yihuta akeneye umuntu umufata akaboko cyangwa se ukajya kubona deja n'abantu bazi no kuzigenderamo hari igihe aba yambaye iyo nkweto akaba abizi ngo ningera samuweya ino nkweto ndayikuramo nambare sandari ningera ahandi hantu nongere nyambare rero njyewe ibyo sinabivamo sakiryo se buriya ariko akaba atera kudigadiga kariya kantu ni akantu wakora nka rimwe mu mwaka nyine uri kuvuga ati noneho tugiye gutwikira Dubai reka twambare nk'abaredi ukaba wabishyiramo ibyo ngibyo ariko mu buzima busanzwe ngiye nkunda kwambara ibintu bitambangamira rwose bimpaye amahoro
ni ikihe kintu umusore yakuguriye ugitunze? Gitunze? Ugitunze. Umusore yanguriye nkaba nkigifite. Ni gitari. Ninde yayikuguriye? Umusore. Yitwa nde? Umusore se ntabwo ndababwira izina rye, ariko nawe ahantu ari rwose mise muhereza n'ibibizu byinshi cyane. Ewana kabisa. Yayikuguriye ryari? Donc yayinguriye kuri anniversaire yanjye uyu mwaka, uno mwaka mu kwa mbere. Ariko umuntu arakomeye, umuntu umenya anniversaire yawe agweza akaduha gitari. Ubwo se ntiyaduhakaniye ko nta shiri kanungu wenda ari shiri? Umbajije umuntu wanguriye ikintu nkaba nkigifite, doesn't mean ko ari sheri wanjye. Might be wenda n'umujama wanjye n'umurasta nyine tu, ariko arahari ubumuntu kandi wana much appreciation kabisa. Ni ikihe kintu abakobwa bagura udashobora kugura? Ikintu abakobwa bagura ntashobora kugura? Ikintu abakobwa bagura rero ntashobora kugura buriya ni nk'igiki? Urasetse. Cyakora ntago nkunda amashakoshi, buriya ntago mu mutwe wanjye hashobora gucamo ngo kujya kugura ishakoshi. Umuntu amereje ishakoshi nafata ishakoshi nyine kuko bayimpaye nk'ishakoshi, ariko ntago nkunda amashakoshi n'amasakame n'ibintu nk'ibyo. None si ubwo ko abakobwa bifashisha amashakoshi kugira ngo bitabare mu gihe habaye ikibazo nyine bibaho by'abakobwa, ubwo nawe uyise ubyumva ibibazo bibaho by'abakobwa. Shangiye rero kubera ko ibintu byanjye biba biri ku murongo, nk'icyo kibazo uri kumbwira uri kumva nawe urumva, icyo kibazo ngewe ntabwo gishobora kumbaho ndahantu ntabyiteguye, ntibishoboka. Ibintu byanjye nyine deja njye nta nubwo binahindagurika ngo mvuge ngo ni ibintu bidasanzwe bibayeho, ariko se ubundi ni hehe n'abandi ku buryo ntashobora kujya ku muhanda ngo mfate icyo kintu nyikoreshe bive mu nzira birangire, aho kugira ngo nigende niriwe nikoreye ishakoshi. Ntago bibaho. Ubundi njyewe ubwo n'ibibazo ngira ni ibibazo nk'iby'abajama gusa, ntago ngira ibibazo nk'iby'ababebe. Ni nk'iyo bibazo by'abajama ugira. Urumva ubuze weho ni nka hehe wajya bikaba bigusabye kugomba deja we ariko ufite n'ibikoresho bihenze, wowe ukeneye igikapu cyo mu mugongo, ariko se ni nk'iki cyatuma ukenera sakame wowe ushobora kukimbwira? Ntacyo rero nanjye ubwo ntacyo. Bivuze ngo turi kimwe? Ariko rero dutandukaniye? Dutandukaniye Samuel habonyine Kimisagara cyangwa Nyamirambo, ariko harahari. Uyu munsi ugize amahirwe yo kwihinduraho ikintu, ni iki wakwihinduraho? Uragira ngo mvuge inenge yanjye koko? Nta kibazo. Ngize amahirwe yo kugira ikintu mpindura. Uri kuvuga ku mubiri cyangwa mu buzima? Ku mubiri wanjye ntacyo, ariko ndi mugufi. Urumva hagiyeho nk'udusantimetero aha ngaho rwose ntahita avuga ati aha ni too good noneho ndi too fit. Gatunga udusantimetero wenda na 20 se burara cyangwa nka 30. Mwese ubundi upima udusantimetero tungahe? Bivuze abantu benshi bahita bambenga, n'umuntu wateganyaga kumbaza akazina watuma yigendera. Wowe mbabarira wimemukira, ndaza kubikubwira ariko we ntari. Ninde muntu wa followinze ukanamustokinga ubikeneye akakudisappointinga? Muri showbiz akandisappointinga gute? Nyine wenda umukereho nka service ariko ntuyibone. Sinyibone. Kandi wamufollowinze ukamustokinga ukabana na likes n'ibiki byose ukabikora, ariko nyine ntaguha umwanya. Ibintu ngiye kuvuga sinzira imbara amakosa, ariko rwose reka mbabwize ukuri. Ase wumva ivugera? Ako nta n'ikintu bitwaye. Ngiye rwose ari Sudi yarambeshye. Mba yarambeshye wazapromotingira akaririmbo kanjye, ntiyabikora kandi yari yabyivugiye. Ngiye naramustokinze ndamufollowinga nohereza noneho kwa kundi wahereza n'ibi message byinshi sha
nohereza ibimesaje byinshi aranazibona cyakoze aranansubiza ntabwo yandesini nk'abana bajama b'ubufu arangije ariko byahereye aho ngaho nyine byahise birangira. Azaza mu Rwanda muri kino cyumweru, azaba ari mu Rwanda, wari ubizi? Azaba ari hehe? Azaba ari hagana hengo nzajya kumwishyura. Azaba hari kuko hari n'ikiganiro azahostinga cy'Isango na Muzika, n'ubundi ari mu batangije Isango na Muzika, urumva ko azayihostinga. Aho ngaho ahubwo twahuje, reka ndeke no kongera kubirira ubwo byabaye. Reka nkomoze ku marushanwa rero wagiyemo. None saba ku Isango harya? Yes. Nayo ku Isango ni wowe watsinze, wahawe angahe? Ariko ni naho mpamvu umeze neza, niko kanyamuneza ufite. Ibyishimo byo ni byinshi rwose, ariko umuntu wese ubundi iyo ugize success ntabwo bibura kugushimisha rwose. Uragenda ukanicara ahantu wamugana ukanigurira n'akabyeri ukakanka ukavuga ati shaka akabyeri nkanywereye kuri. Bampaye rwose 200,000, ntabwo ari ibidanje, ariko nanone ntabwo wayatoragura mu nzira. Ntabwo wayatora, nanone ishimwe n'ishimwe. Ewa kabisa. No kugendana kari agafiyeri ko ahako se kwa bajama bose nari nabatsinze ubundi, ariko sinzi impamvu ubundi nari ndi no gukompeta n'injangwe gusa. Buriya byari ibiki? Bye bari kunkira kuri iriya level niko njyewe ibintu ndongera mbibaza Isango next time ni bategura irushanwa bazaza n'abantu batwika wenda nk'abari nesano babadanje nyine bafite amajwi ku buryo nanjye mbareba nkagira ubwoba nkagenda ngakora na repetition narakaye. Ari amafaranga n'ikihe kintu cya mbere waguzemo niba ubyibuka? Urumva 200,000 n'amafaranga menshi, ariko nakayikano yahise ugura bati aka kantu ndakaguze ibyo byakagiye. Amafaranga rero sindayakora, ndacyari kuyatekerereza ubu ngo arabitse. Ntago ndamutse mpubutse nkahita mvuga ati sha aka kantu nari nkababaye reka mpite nkagura. Ntago ubwo ngubwo yaba ari plan nziza, nari nkababaye ariko se ari amafaranga yo ntayabona, hari ikintu nari kuba ntagafite. Ahubwo reka dutekereze twitonze kari akantu koko ni ngombwa. So nimara gukora ibintu by'ingenzi nkabona haracyariho amafaranga, azavuga ati na ka kantu nari mbabaye reka ntitenjya no kukaza. Niko bimeze. Ubwenge n'ubumenyi bitandukanira? Ubwenge n'ubumenyi tutatuma ariko abantu babona mu nk'idage kabisobanure njye y'ibyonzi. So ubumenyi navuga ko ari ubwo mu ishuri. Ubumenyi nibwo tujya guhaha rwose kuri marishe, ukagenda mu ishuri bakagukubita Ikinyarwanda, Igifaransa, Igishinwa nimba ubishaka n'iki byose ugashyira mu mutwe, imibare ugatatura, shimi rumva. Haryo mbajije ubumenyi n'ubwenge. Ubwenge n'ubumenyi. Rero ubwenge bundi umuntu abukura muri society. Ubwenge ni ikintu life twigisha muri famiye, ku ishuri no kubana n'abandi. Yes, noneho no kumenya guhitamo, ukavuga ati ntago nshaka gukora iki, ndashaka gukora iki. Ubwo nibwo nakita ubwenge. Ikindi kintu rero abantu bagira ubwenge bwinshi buriya bagira n'injuga nyinshi n'amanyanga menshi. Nicyo kintu navuga ku banyabwenge. Umunyabwenge abazi ukuntu nyine inzira ibintu biri bucemo, atari uko yagiye kubyiga mu ishuri ngo bamuhereze Ikinyarwanda n'Igishinwa, ariko sosiyete yabayemo. Urumva ubwenge ni ibintu ubuzi bitewe na life waciyemo. Nka buriya hari umupeti ushobora kugenda ugasanga ntagazi gukubura, we yakuze nyine arumva ibintu byose biteguye biraho, ntago rwose akeneye no guhatiriza. So ubu njyewe navuga ngo abafite n'ubwenge bukeya. Ubumenyi bwo mu ishuri ashobora kugenda akabikora, ariko ubwenge bwo muri life buba ari buke. Reka mbivuge gutyo, abafite bukeya. Burya iyo umuntu ashobora no kumenya ngo yagomba kwisorovingira n'ibibazo, nabwo ni ubundi bwenge. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ngayo nguko. Ngayo nguko rero arahita. Namaki. Namaki. Ndabizi se. Ngo ngayo nguko. Ngayo nguko. Kandi nawe ushobora kubikoresha. Buriya njya ndikoresha. Ndizi bisobanuye iki? Bivuze ngo nibyo nta bindi. Ngayo nguko nyine nibyo ngibyo gutyo nuko.
Okay. Itwa Berni mbere yuko ngana ku musozo uri mu marushanwa ya MNI kandi bari buri ikiganiro na byiza ko baza no kugushyigikira. Yes. Wababwira ukuntu bagutora nari amafaranga nawe yakeneye zera desa 50 z'icyumweru cyangwa se wari karaka kawane M ku kwezi kaje byaba ari fresh. Babwire rero ukuntu bagutora. So kuri MNI rero ano marushanwa ari na marushanwa yateguwe n'isango no na TV10 nako na TV10 pardon. Noneho rero mwebwe ikintu cyo nyine mugomba gukora gende kuri telefone yawe wandikemo MNI muri Google then baraza kukuzanira abahanzi kandi rwose ntago wataruka umuhanzi Berni ngo ujye gutora uwundi ntago biba. So hariho vote uragenda votinga niko yiri imwe yonyine y'ijana rwose ijana ni no mu muhanda warita sibyo. Urumva rero ko yini imwe yonyine kugenda ukayivotingira umuntu wa danje nkanjye ntago ari ibintu bya danje. So people guys, you guys ndabasabye rwose mugende mukande kuri vote kandi okay umuntu abishishikarize n'abandi nimba wabonye ko nzi kuririmba koko nimba nagukomye rwose nubwo abanyarwanda mutemera genda untore hari ikintu bigutwaye kuri MNI. Biroroshye deja biranoroshye ntago ari process ndende. Abashaka gukoresha mobile money, abashaka gukoresha spin, abashaka gukoresha credit card ariko bayita yego. So it's too easy rwose no kugenda ikindi no gukoresha spin ukoresha spin bakubakabira amajwi y'umuhanzi watoye. Bivuze ngo niba utoye umuntu n'ibiceri 200 barakuba kabiri amajwi yawe. Byaba ari byiza rero ushaka kujya kuri y3.mni.rw cyangwa se muzika nyarwanda ipande MNI nicyo bivuga. Berni reka gushimire cyane ariko ntago nasoza utamaye kandi kakapera ariko wize igifaransa. Yego. Sha uransoza ikiganiro mu gifaransa. Ndasoza ikiganiro. Turasubiza mu gifaransa. Nyine igifaransa nari kiza yo kuragira ngo nkotore se. Oya. Ndasoza ikiganiro mu gifaransa. Okay. Ariko mana we. Okay. Noneho ugiye gusoza ariko ndabanza guha kapera ntaribi ubundi nsezere ku bantu ahubwo ndababwira ahantu mujya kureba ibikorwa byanjye indirimbo zawe reka mbanze ibyo mbabwira ibyo bitaza gutuma mbivuga mu gifaransa nkabivuga nabi n'abantu ntibabyumve nk'intiti nyine twagiye. So abantu bose mufite smartphone rwose it's too easy kujya kuri telefone yawe ukandikamo kuri YouTube ukandikamo Mario and Berni cyangwa se niyo wakandika Mitopito by Berni ibintu byose bitabiza then you subscribe. Ako people kuki mudasubscribinga kandi bitana costinga something much. So you subscribe rwose that will be grateful. Yes, and then kuri Instagram nitwa Berni 250 nkabankoresha na audio mark naho nitwa Berni 250. So that's it. Aho ngaho niho mushobora gusanga ibikorwa byanjye. Then a cappella, here we go. A cappella rero. Tubwo nongere muririmbe ariko reka mbatwike itopito. Na muhungu utazi topito gusa bose siko baba bazi kuyikoresha neza. All the damn bad bitch itopito niyo gahunda abashakira sakure muri tageti ya fresh kukazu kamazi mama maniga wire kure kandi unabigiye utabu umunota umwe mama obanza ufata umurego kugira ngo ubone ukura sakure mama bazamaniga n'amagengo bitaza kurangira akujabutse mama. Yo so guys rwose naba convince ibyo byo nanjye ndabizi ndi no kubyumva ariko mugende kuri social platforms zanjye bundi munanteze n'imbere munantore muri MNI. So noneho rero reka dusoze ikiganiro yampaye nkari on est à la fin karagui. So okay on est à la fin de la mission et puis je crois que c'est le moment de remercier tout le monde. Je suis très ravie de vous avoir donné cette émission. J'espère que vous aimez mes chansons. J'espère aussi que vous allez m'aider. Soyez gentils et
je vous supplie aller faire subscribe sur mes quoi, je ne sais pas. Tes mais comptes. merci beaucoup. Ouais, mes comptes. J'espère vous revoir. Merci beaucoup. Tu es génial, quoi. J'essaie. Waouh, merci beaucoup. De rien. Merci d'être venu. Et puis, j'espère qu'à la prochaine fois, tu vas être aussi à Moriox Media. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Arakoze cyane yitwa Bernie, nta nubwo nzi ko azi igifaransa abantu uzi kukizi. Wakigiye? Igifaransa? Njye nkubwiye ahantu n'iki gifaransa. Wabwira ngo ibintu ndi kukubwira ni injuga nk'izo nari ndi kukubwira mu kanya. Njyewe n'igi gifaransa kuri filime guys. Kandi ababyeyi mutubuza kureba filime muraduhemukira. Mujye mureka abapeti barebe filime batoremo ibizima wenda ibipfuye mu bibabuze. Ariko rwose njye n'igi gifaransa ikimvuga kuri filime. Okay, wakoze cyane kuza rero. Murakoze nawe. Nizere ko rero n'abantu bari bureba ikiganiro barajya gukora subscribe kuri YouTube channel yawe. Bashimiye cyane abo twabanye, nitwa Leandre niyo mugabo, Tijara Kabendera mu bane mu biganiro bindi byo kubohoka umutima cyangwa se by'ubuhamya. Ariko rero nkibutse ko twicaye kuri Galaxy Hotel, niba ukeneye imodoka nziza gana Tom Transfers. God bless you. Thank you.